Kiyovu Sport itangiye utsindwa na APR FC ku giti cye nk'umutoza ibyo wari wapanze gukina n'ibyo byagenze tubwire umukino ku giti cye nk'umutoza Okay, murakoze kuko nibyo n'umukino wa mbere wa phase retour kuko uburyo nifuzaga yuko abahungu bangiye bakina ntabwo ari uko nguko ukuntu nabyifuzaga kuko twabanje kwanza tuvuga ko kuko APR ifite abakinyi benshi beza bafite experience mo hagati no komande ko wabonaga ko bacishagaho kudukurura kuri nani yabo muri zone yabo ni naho hantu bahise baboneramo za espace kuko icyo kintu no muri reunion technique no muri nani no mu myitozo icyo kintu twakiganirije abakinyi ariko baduprofesemo mu espace bo bakiniraga ku migongo yacu. Twabonye umutoza kubanza hanze Mackenzie ukanamuzanamo igice cya mbere yaramplacement isobanuye iki? Okay, Mackenzie yaramaze hafi ukwezi atari mu myitozo. Urumva ko Mackenzie atangiye imyitozo kwa gatatu niyo mpamvu twabashije kumubanza hanze kuko twabonye ko ritme ya match kwiri na Mackenzie ntago byari kuvamo. Ikindi no mukinyi twateganyije ko agomba gukina hariya kuri ya mwanya byageze amasaha 10 turi hano aratwangira ko atashaka kwakina ko twabona ko na indishwa niyo mpamvu mwabonye ko twese dukinisha uriya muhungu witwa Sisinyo ariko ndibaza ko ntabwo ari ikibazo cyatari kuko Mackenzie atabanje mu kibuga. Ninde wanze gukina? Ni Mbonye. Cyanze. Okay, kuko twari tumaze iminsi tumutoza hariya ku ruhande kuko we yakomeje kuduhakanira ko ku ruhande ntabwo atahashaka. Turamwumva kuko urumva yo ushaka guforce umuntu bitamurimo ko ritme yamaze kufatisha ritme yo hagati muri defense centrale kuko we yabonaga ko kuri we ntabwo yabasha kwakina kandi twari tumaze preparation yose niho yakinaga ariko umunsi wa nyuma yaje kubyanga ko ntabwo ushaka guforce umukinyi yo yanze gukina urabireka ugafata option B. Twabonye abana batatu bashya mwatijwe n'Intare by'umwihariko niyo anatsinda n'igitego ko mwabonye mu mukino bakwiyeretse gute ku mukino wabo wa mbere competitive? Bari abana bafite hejo heza ku buryo bazakina. Bari abana nibo urebye nibo uriya mwana niyo urebye niwe yadufashije cyane mo hari hagati yego kumwe n'abakuru be bari barimo hari ariko uriya mwana ni exceptionnel kuko ni umwana uzi umupira ni umwana uri kudufasha cyane no muri izi match amikari twagiye dukina yaradufashije mu bintu byinshi. Hanyuma bari abana bose twagiye tuzana para abana nabingenze kuko nabakinyi beza muzababona muri championnat uburyo bakina ko nibo bazafasha cyane ikipe ya Kiyovu. Igitakoze cyatumye wivumba n'ikati y'umuhondo kayihabwa. Namwe mwabibonye kuko hari ibyo sinkunda kuvuga by'imisifurire ni kuriya kuko nabonye asifura ibintu atari byo birambabaza ariko byageze aho ngaho mitambora ko nakoze ikosa kuko ntabwo nifuzaga yuko nakubita umupira hasi ariko byageze aho ngaho njya muri vestiaire saba abasifuzi imbabazi ariko babonye bivuze ko ni pressure ya match ariko nuko intego za Kiyovu muri phase retour mwasoreje ku mwanya wa nyuma muri phase ari mutangiye phase retour mutsindwa na APR. Gahunda ihari ni yihe? Gahunda ya Kiyovu ubundi no gutsinda buri match ku yindi uko twatsinzwe uyu munsi ibi byarangiye ihari no kubungu tuse dutekereza match itaha kuko match itaha naho tuzakina kurusha uko twakinye ubungu kuko urumva ko turi ku mwanya mubi ubungu turacari ku mwanya wa nyuma kandi urumva ko tugomba gukora cyane ku buryo tuve kuri uyu mwanya wa nyuma ni nacyo kintu turi guharanira cyane.